onke warakoze Imana igumugisha n'abari mugabo kandi ibyo yifuza. Ndashimira Bishop muzeyi wanjye. Bishop nahaguruke, abantu benshi wenda ntabwo bavuze abatandukanye isezerano. Uyu niwe mugabo wakoze igitangaza abandi bagabo batarakora, asengera umwana w'imyaka 22 bamushima. Bishop ndabishimira kandi ndagukunda. Hanyuma nzamuhiga n'izindi nyuma ariko ntabwo Jena Beti bazadusura tuzabasura ndacyari hano. Bishop ndagukunda. Icyo yangize cyo ntabwo abantu bakizi n'Imana ikizi, nanjye ubwanjye warakoze kuko n'umubyeyi wanjye aho papa atarari Bishop arahaba na mama Pastor. Ejo bundi bagize ibyago tubapore ariko iwe ni mushiki wanjye. We love you so much. Hanyuma ntizibye mu magambo ndashimira David Ishimwe niba ari hano. Jewe nangiza kaminuza ntarabona akazi, uriya muntu yarampamagaye uze tubane mu nzu urye unywe wambare uko ushaka uri free nta kintu wishyura, agahembwa agakora ibintu byose. David naze hano. Si we wenyine ari kumwe na Ntaremba baravugana n'umukuru we na Joy twarabanye mu nzu imyaka yose n'abayandi bajya bambere. David ntabwo yarashaka, nari ko azashaka mbere yanjye ariko nashaka nzamuha ikazibye. Agirufu nani gumugisha. Si we wenyine hari n'abandi twagiye tubana bagenzi banje barabizi, ndabavuga mu mazina kubera ko babaye impano mu gitondo ariko bagize neza. Gatete David, Edison Yangaba. David ni kana itegura ubukwe nk'ejo n'abagize yabonetse. Yagize neza cyane kandi muragize neza nyine ayisanga imbere tumukomere amashyizina mu gihe aribuza abandi Gatete David, Edison Yangaba, Amani Theoni nawe protokole w'abageni abamubonye Tofili na famiye yiwe turabashimiye. Ndashimira famiye Mbanza niba ari hano n'umuvandimwe wanjye yagiye muri Amerika ejo bundi.